ko Yakobo nawe yacagize gicaniro kimwe cyonyine gusa ageze agarutse i Kanani, ariko nabo bose agarutse i Kanani, ariko nabo butaka agiye kubambamo arabugura nk'uko sekuruza yaguze. Mu twabonye yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba atagitanzeho ikiguzi uko byamera kose, natwe kugira ngo ducungurwe ibyaha Imana yatanze Kristo ikiguzi cy'amaraso yo kugira tubashe gukizwa. Iki kigihe cyose ni ikiguzi, nuko abantu batabimenya, kandi Satani akabirwanya kuko niho tumuneshereza niba bisobanukirwa. Rero batanze ibitambo bikomeye, ibyo gusenga, iby'amahoro, noneho haza icya provision no kwiteganyiriza, hanyuma undi nawe aratamba igitambo ashimana ijwi ry'Imana imubwiye, bivuze ngo turabihuza n'iki. Ibyo byose bagendaga batambiraga imvugo y'Imana, batambiraga ijwi ry'Imana, batambiraga imikorere y'Imana n'amasezerano Imana ibahaye. Igitambo rega ndaza kubisobanura. Wemera ko mu gihe cya Yakobo ngo yagize gutya ngo Rasheli ngo abona umuhungu witwa Robeni azanye amadudayima ahumura neza cyane. Amadudayima ntabwo nyita inzaratsi, mbabarire rwose. Noneho azanye amadudayima ngo Rasheli yasaba umwana. Rayatereka reka untwarira umugabo, untware n'amadudayima mbyohoroje, niba yashaka reka uyu mugabo aza ndazira ijoro nawe yatware. Rasheli ati uko bisanzwe, ndamutegera ku nzira ati yatwaye amadudayima yanjye ngo ino ndazi. Uwo munsi amutera inda. Kiguzi cy'urubyaro fasha kurumva deja hari ibicaniro ugomba gusenya siri plus. Kabane nubwo batanze ibitambo, ariko saba Imana ugira ijambo vuguruza uri iwanyu hariya. Gira ibintu uvuguruza uri muri Uganda wavuyemo. Gira ibintu uvuguruza uhagaze mu gihugu cy'u Rwanda. Gira ibintu uvuguruza uhagaze mu gihugu cy'u Burundi. Kabone nubwo batanze ibitambo, ariko birakenewe urumva umuhungu we, kandi umenye neza ko isezerano ntabwo ryari rihagaze kuri Isaka burundu. Isezerano kuri Isaka ni uburyo bw'umwuka muri Yesu, ariko isezerano ku buryo bwo butaka ni kuri Isiraheli. Yakobo wongu niyo mpamvu arava ipadanamu kwa nyirarume akamanuka bondereje aho isekuru yashinze igicaniro akanagura aho tubisoma. Yaranaguze pastor kandi aguraho gushyingura, undi waguraho gutuza abazima. Muraho neza, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire, ibaye guba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu baha, ibanezeze, ibateteshe, ibarebe ijisho ryiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imbere tuba turi kumwe na mushumba umunsi ku munsi agenda tugezaho bimwe mu bintu by'ubwenge mwuka wera yamuhaye kumenya. Umugani wa Paulo ati cyo nahawe n'umwami Imana kumenya nuko ku munsi umwami Imana bamugambaniye muyenze mwiryo joro yenda umutsima arabushimira ayahawe n'umwami Imana, ariko kumenya ntabwo yari ahari, ahubwo umwami Imana yamuhaye kubimenya, amenya uko byagenze abisigira bera. Natwe turi kumenya uko byagenze mu ijambo ry'Imana kugira ngo mushumba dufashe abera bo mwisarizo mfura Uwiteka yishimira, kugira ngo babashe kumenya amabanga n'amatiriganya ya Satani akoresha kugira ngo ubwoko bw'Imana buhore bwizengurukaho, buhore mu buzima bwo gupfundikanya. Niyo mpamvu dupfundiye abantu bari burasirazuba, bari burengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali n'abadiaspora. Abantu mufite ubuzima butagenda, nyabuna mutera agatebe mwumve kino kiganiro cy'uyu munsi, mwumve icyo mwakora mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo intambwe zanyu zitere imbere. Mbaturiho gutera imbere, mbaturiho kwaguka, mbaturiho kugenera mu bwiza bw'Imana, mbaturiho gukizwa, mbaturiho kubona Imana. Uziya wanyu apfe mu izina rya Yesu Kristo. Wa muhanuzi ugenda gatinda nave ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu. Umuntu umuhanuzi uhanura ibyanyu, umuntu umuhanuzi uvuga ijambo ryiza ku buzima bwanyu, ibintu bikabasha kugenda bitungana. Mushumba muraho neza? Ndaho ndashima Imana mu izina rya Yesu. Yesu Kristo nashima iteka ryose. Ijambo rivuga ngo Yesu Kristo yaraje n'uyu munsi ni kwari. Mushu nawe uko Yesu yarareje mu mutima no mu mubiri n'ubugingo niko uyu munsi ari. Mu mutima wanjye cyangwa w'abandi? Umutima wanjye Kristo ko yarari kera n'uyu munsi ni kwari. N'ejo niko azaguma. Gusa intambara zituzamo hari igihe zitubwira ko Kristo yatuvuyeho, ariko burya nubwo abashitse barimo akora bambe. Kwakiye guhaye ikaze
mvuge na karibu umushumba na karibu kumwe gabera minisitiri. nta kibazo urakoze kumpa Imana iguhe umugisha. Ijambo Imana yarariguhaye umwanya nawo urawufite, wakwakira abadukurikiye nk'umushumba n'abakiye nk'umunyamakuru, bakire nk'umushumba mu izina rye. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha Emmanuel, nanjye ndakwakiriye ku bumwe bw'abera ministry, nubwo usanga wisanga kandi buryo urugo rutakwisa umushyitsi ntibarugukunda. Buryo umugabo yagombye kugenda yataha akagirwa nk'umushyitsi, umugore yaba yaragiye ahantu mu rugendo yaza akakirwa nk'umushyitsi, nibwo urugo ruryoha. Burya urugo rutakwakiriye nk'umushyitsi ruba rwakurambiwe. Hari nivuga nkunda ngo uyu nta kintu umushyitsi ngo aramenyerewe hano, bivuze rya jambo burya kongera kuntumira nkaza birakurushye. Ubwo ndi umusangwa nyine nawe, ibwo mba namaze kujya mu bantu uko nguko. Natwe niyo mpamvu umunsi ku munsi tubakunda abantu badukurikira, abakoze subscribe nabo kujya bakora like na comment, twabwira ngo turabakiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nukuri muri abashyitsi bahoraho. Niyo mpamvu ntago nasoza ntavuze ngo ndabakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu muri abashyitsi bazakomeza ari abashyitsi, bakomeza baba mu muryango umwe bw'abera ministries. Nukuri nagira ngo tubasengera Imana se. Reka nkubwire rero Manuel, nkurikije ibiganiro tumaze gukora mu minsi yose itambutse kuri Zaburi iriya 195 umurongo umunani twayirangiza, maze kubona comments nyinshi z'abantu batandukanye. Rero nsike muri iyi minsi numva nasenga cyane, ariko uyu munsi ndumva ndi busenge dusoza noneho. Reka senge mubwiye nti mva turi kumwe mukurikire, turaza gusenga ku musozo, wabinkundira ukabinkorera. Yego nshobora kubigukunda. Ari ndikiye kuri comment aravuga ngo ndarondogora, ni hamwe ngo haribyo tuvuga ngo tugatinda ngo ibyo bashaka ntibabyumve. Reka tujye dusenga nyuma turangije. Comment ye narayakiriye. Niba rero wifuje gusenga nyuma dusoza kuko nyoboye ikiganiro, baze kwihangana ntago turaturondaguye, ahubwo baremera uko umwuka ari buze kunyobora. Ngiye ndi kumva umwuka uko ari kunyobora, rero ari kunyobora kugera kuri Zaburi 105 ngasoma umurongo wa 20 wa 27. Bashira hagati yabo ibimenyetso bye, bakorera ibitangaza mu gihugu cya Hamu. Bashira hagati yabo ibimenyetso bye, ni bande bashize hagati yabo ibimenyetso bye? N'abana ba Isiraheli. Bagakorera ibitangaza mu gihugu cya Hamu, ni bande? Ni babana n'ubundi ba Isiraheli. Uyu munsi rero ngiye ku mbere yuko utangira, niyo mpamvu ngiye gusenga agasengesho gakeya, nsomye no murongo. Nta gasengesho gato kaba? Nta gasengesho k'umunyagara kaba. Bamba mu izina rya Yesu. Yego. Ubwo ngiye ntangazwa n'abantu basenga bagasoza batavuze mu izina rya Yesu Kristo. Basenze mu izina rya base wabo n'abana wabo. Sinzi ryari ryo n'Imana tutazi zarizo. Ubundi giye nemera ko usengera kuruje ngo tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo. Nuvuge na Yesu gusa ho. Hariho ba Yesu benshi, Yesu to hari na benshi ndabazi benshi. Ariko mu izina rya Yesu Kristo n'umwe. Kuko nubundi Paulo zira ntumwa zazi ko ari Yesu, ariko ntizari zizi Kristo. Etero cyadusengera Imana. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wabambwe Karuvari, turagushimye. Uze mwa kino kiganiro cy'umunsi wa gatandatu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwuka w'Imana ukorera muri twebwe abashe guhabwa ikaze. Niba hari aho data utatubonye neza bitewe n'imitekerereze y'abantu, bitewe n'imyumvire y'abantu, ubanze tubabarire. Numara kutubabarira, twegere
cya gikarabiro na cya gicaniro na ya misozi irabagirana iriho na yijyajwe rihinda nk'amazi na rya rindi rikubita nk'inkuba, maze kugira ngo tukwegere tudahinda imishitsi, ahubwo turi abana bawe mu izina rya Yesu Kristo rifite. Sengera abadukurikirana umunsi ku munsi, kugira ngo imbaraga z'ijuru zibazeho, zibakize uburwayi, zibakize Data wa twese karande, zibakureho imivumo, kubwo Data wa twese imitima yabo yafungutse ikamenya ibikwiye mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Data turasenze kugira ngo Mwami Imana usanzwe ukorana na mushumba, wongere ukorane nawe muri iki kiganiro, asobanura ibyawe Data wa twese nk'uko waza ukabisobanura. Nuko utahabaye kuri kamera wakaje ukavuga ibyo yakakwiye kuvuga, ariko kubera kuri mu ijuru mu cyubahiro cyawe mwemerera kuvugire, kandi umuhaza ubwenge, umuhaza uburame, kugira ngo Mwami Imana nawe abone ibyiza utegurira abera cyane. Urakoze, tubisabye Imana ndetse n'umwuka wera, ni mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen, 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 amen. Iki kirere ni kizima, kiratamurutse, ikirere kizima kimeze neza. Pastor, ndagira ngo nkubaze, nsomye rino jambo ngo bakoreye ibitangaza mu gihugu cya Hamba, ariko mbere yuko ibi bitangaza, kugira ngo ubundi gitangaza kugira ngo kibeho haba hariho igicaniro, haba hariho isengesho, haba hariho n'igitambo, igitangaza kikaboneka. Ndabigendera kuri Eliya w'itushubi, umuhanuzi, umugabo mugufi ufite impwemwe, bigaragara yuko nyine nubwo atari afite ibyo abisi bafite, ariko yari afite iby'ijuru rifite, kandi nabyo yari abifite, kuko Imana y'ubwayo yaramubwiye ngo nzagutunga, genda. Yanakwicura agasanga ibyo kurya bye birahari. Haleluya. Ngo ku isaha kugicamunsi cyane imugoroba, ngo amaze gutamba, ngo umuriro uva mu ijuru ukongora igitambo, ngo igitangaza kiraba, ngo leta yica abahanuzi ba Bayali n'ababara. Haleluya. Pastor, ngendeye kuri ibyo nashatse kukubaza akantu turi buze kuganira, uri buze kukarambura ugasobanurira abantu bakumve. Ese ni ryari dukurikije ubwoko bwa Isiraheli kwera kuri Abraham kugera kuri Yakobo, yenda n'abandi n'aba Yosefu kugera kuri kubuzukuru b'ubuvivi bwa Yakobo, sibyo ra? Hariya kwanuza kwa Mose. Ndagira ngo dusobanurire ibitambo batambye n'uburyo kibabitambagamo, noneho uduhe umucyo ukuntu umuntu w'iki gihe yakwikonegita mwabi, aramutse afite imivumo na karande ndetse n'umuvumo, kikonegita mwabira bitambo nawe akabitamba, akanaca mu nzira adakererewe, ahubwo agahita cyamika, agahita agera muri Isiraheli, mbese akaba mu gihugu cy'Imana yamusezeraniye, agatura mu by'Imana yamusezeraniye, ikabigira indahiro, ikabigira itegeko, none ikabigira rigize isezerano ridashira. Ese atamba ibihe bitambo, akora iki muri make? Nkuko abari abisiraheli ukuntu bagiye, mbese ubiduhuriza, ubishiramo connection nk'umushumba. Urukumva ariko byo nshaka kukubaza, mbese nuko nafite uburyo bwo kwisobanura umushumba, ariko ndashaka kugira ngo hari ibitambo batambye bari mu rugendo, nubwo bakererewe mu nzira, ariko kugira ngo binjire muri Kanani kandi basange abanyakanani bejeje barye, hari ibyo bakoze, hari ibitambo bagiye batamba. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, mukozi w'Imana Emmanuel. Ndumva kuri uyu munsi wa gatandatu umutima wanjye wuzuye ishimwe, kandi umutima wanjye unejejwe n'ibyo Imana igenda ikorera abantu b'Imana. Yenda baguhamagara nibo bake kuruta bampamagara, ariko Imana irimo irakora ibintu biremereye. Icyambere twemeranijwe neza yuko twabonye ko isezerano ryafashe imyaka 747 bisohora. Tubona kandi ko Aburahamu yatanze ibicaniro bino bikomeye n'ibitambo bine nabikubwiye, aho tubisanga mu 12 by'itangiriro, kandi tubona ko bice 25 25 bitangiriro umugabo umwe gusa
gusa witwa Isaka we yatamye igicaniro kimwe kuko sekuru ibyo yomba gukora yari abimukoreye se wamubyaye kugira Imana imutandukanye na ziriya mbaraga zo kwabatera. Tubona ko Yakobo nawe yashyize igicaniro kimwe cyonyine gusa ageze agarutse i Kanani, ariko nabo bose agarutse i Kanani, ariko nabo ubutaka agiye kubambamo arabugura nk'uko sekuruza yaguze. Uwo twabonye yuko nta kintu na kimwe gishobora kuba utayitanzeho ikiguzi uko byamera kose. Natwe kugira ngo ducungurwe ibyaha, Imana yatanze Kristo ikiguzi cy'amaraso ye kugira ngo tubashe gukizwa. Iki gihe cyose ni ikiguzi, nuko abantu batabimenya kandi Satani akabirwanya, kuko niho tumuneshereza, niho bisobanukirwa. Rero batanze ibitambo bikomeye, ibyo gusenga, iby'amahoro, noneho haza icya provision no kwiteganyiriza. Hanyuma undi nawe aratamba igitambo ashimana ijwi ry'Imana imubwiye, bivuze ngo turabihuza n'iki. Ibyo byose bagendaga batambiraga imvugo y'Imana, batambiraga ijwi ry'Imana, batambiraga imikorere y'Imana n'amasezerano Imana ibahaye. Ari murabyumva. Kandi nubwo Imana ibahaye isezerano, ntabwo yavuze ngo nimumpe imva nihambiremo wana igihugu n'icyanjye, yarabihoreye. Yiyita umushyitsi n'umusuhuke mu gihugu. Ariko kumbi kuko Imana yari yavugiye muri wa musaza no wari kuvuma uwitwa Hamu, aramubwira ngo Shemu azature mu mahema ya Kanani ndetse na Hamu aho ngaho, we aza nk'umwana uvuye ku mugabo wa Hamu, kuko ngo Imana ya Shemu nihabwa icyubahiro. Urumva ko bisobanuye, bamwita shebuja kandi yise umusuhuke. We ntiyagaragaza ibyo afite n'ubutunzi abitse bw'ijambo, ahubwo we agaragaza neza nk'umuntu uciye bugufi. Bamuhuvuma buri ku rugabano rw'Imakipera, iyo ugiye muri se rugendo ukahabona aho ngaho. N'umuhungu we araza arahagura nk'uzaragwa kiriya gihugu. Bagera mu mahanga, twabonye ko bagiye gutura mu mahema yo kwa Hamu, ariko ngo Imana ihakorera ibitangaza WIfuza. Ubundi Imana icyatumaga yagira ngo ibarokore. Nikongereho ntacyo. Ntago ndakongera. Ubwo nakabazo nshaka kubaza. Nukubera icyo Aburahamu yaguze igihugu na Isaka kaza kakiba. Ntacyo wabonera ubusa. Bavuga ko bambuye, ariko nyiri sezerano afite aho yaguze mu gace kaho ngaho, kandi aho tugeze yahinduka hacu. Urimo urabyumva. Pastor koma neza. Ibyo nshatse gusobanura, ibi ntabwo Imana yabibwiye mu Aburahamu ngo gura. Ahubwo yavuze atari ko se nindamuka bantije, nzi ko igihugu bazakima, kandi bambwiye yuko iki gihugu Imana izagiha abana banjye. Niba ari abana banjye genza abanyihari, nzahamugana. Abuzukuru bazajya he? Reka ngure ubutaka. Kumwuzukuru agarutse mu gihugu cya sekuru, sekuru afiteho isambu yaguze shekeri ni shekeri ngira ngo ni 400 n'uwita Makipera hari Makipera. Kuki umwuzukuru agarutse akagura? Ise yaguze aho gushyingura, bigaragara ngo ni isambu y'igisekuru kitazahava. Umwuzukuru uzaraga ubutaka bw'abakiriho, wagura ubutaka bw'abantu bazima. Sako washaka gusobanukirwa. Nukuvuga ngo se nk'umusaza ukuze aguza aho gushyingura igisekuru cye, kandi aho bashyinguye ntago bahakura umurambo w'umuntu. Umuhungu abana be bazahabwa igihugu, we arazagura ubutaka bw'abariho n'abazabaho mu gihugu. Imwe ngo genda gwe igihugu cyawe. Ariko natwe tuvuga ngo ubu ngubu uyu munsi batuganira nabo ntabwo ari abatanga igitambo cyo gushyingurwa, nabagutanga igitambo cy'abazaba bakiriho. Nuvuga ngo umusaza upfuye aguze aho gushyingura, kuko na Yakobo niho yashyinguwe, ntiyashyinguwe aho yaguze kwa Shekemu. Sasome mu 50 byitangiro wamujyana mu isambu y'abasekuruza Makipera. Bivuze ngo abazima barahafite n'abapfuye bashyinguwe mu gihugu Imana yavuze. Nuvuga ngo kuva kera ntabakiri uriya bakarudayira hanaguritse muri bo, ahubwo umusaza aguze aho gushyingura, kandi ari isambu nini. Kuvuga ngo turagutiza imvatire kare. Nuvuga ngo ni isezerano ry'abariho. Noneho Yakobo nawe arazagura kwa Shekemu, habamba amahema nk'uguze ubutaka bw'abazima, muke aguriye abana be. Igitambo rega ndaza kubisobanura. Wemera ko mu gihe cya Yakobo ngo yagize gutya ngo Rasheli ngo abona umuhungu witwa Robeni azanya amadudayima ahumura neza cyane. Amadudayima ntabwo nyita inzaratsi, mbabarire rwose. Noneho azanye amadudayima ngo Rasheli yasaba umwana. Reyatireka untwarira umugabo
untwaye n'amadudayimu mbyohoroje niba uyashaka reka uyu mugabo aza ndazira ijoro nawe yatware Rashel ati uko bisanzwe ndamutegera ku nzira ati yatwaye amadudayimu yanjye ngwino ndazi uwo munsi amutera inda kiguzi cy'urubyaro hano bajye biga Bibiliya bayumve bayimenye bayisobanukirwe abantu be gusoma muri Matayo 5:4-7 izazibahondagura mujye mumenya n'ubwenge abantu barakijijwe ariko biyibagiza ko batuye mu isi abantu badumbukiye mu gakiza bibwira ko nakarande zavuyeho yego abantu uwakijijwe ni umuntu w'imbere ariko umuntu w'imbere aho atuye ntabwo hakeneye gutambirwa ibitambo byo kugira ngo nawe aba muzima roho nziza mu mubiri muzima niba roho nziza Yesu yarayikijije narakubwiye ngo umva narakubwiye ngo jewe oya ntahujya je narakubwiye ngo kubumwe bw'abera nishaka ndebwe n'abantu runaka ota ariko nibura abantu babohoke nubwo yari imuhamagaye yagomba gucishwa mu bizigu akamenya icyo twita imbaraga y'umugisha w'umukorerano n'uw'umuzanano wakugezeho byari ngombwa rero yuko n'ibintu bw'izukuri byari ibintu bigomba kuremera kuko abantu barakijijwe bagira ngo bese bagera mu ijuru urakijijwe ariko ukeneye kurya urakijijwe ariko uri mwene kanaka urakijijwe ukeneye buno buzima aka gakiza arabatse nk'abazungu gusa ngo byararangiye ukicwa n'ubukene n'inzara no gusonza byose n'uburyo bubi ntacyo wabona utakivunikiye n'agakiza babyita ngo nakubuntu twe ni ku buntu twebwe niko tubizi ariko hari umuntu wakubiswe ngo nyamara imibyimba ye niyadukirisha ni Yesu ngo twamutekeje nk'uwacumiswe n'Imana akabazwa nayo ngo ariko intimba igihano kiduhesha amahoro igihano tuma turiho amahoro ariko amahoro arafatika ariko igihano amatwi none umuntu azagitaye kubita mu gakiza ati haleluya ndakijijwe akibagiza akazarya akibagiza akazanywa akibagiza akazabyara akibagiza ko kandi hari imbaraga zindwanya ibyo bintu kuko hari abantu bamaze gukizwa ku buryo utamutegeza gusambana ngo abikore hari abantu bamaze gukizwa ku buryo hari ibintu barenze ibyaha runaka bagasigana twatujinya uburakari turaho ariko atabikora ariko iyo Satani afatiye ku bukene fatira ku muvumo ariko manwe wari wakorera ubusa ngo birebe kwere ugakora ukerwa ibyo yakozeho byagiye ugahinga ukibaza ugakunda ntumukundwe ukegera abantu ukavuga ati ndimo ndamera gute ariko ukomeza usenga wasenga Imana ati ndubiteka Imana yawe nukuri nguhaye ubugingo ariko akubwiye ubugingo ariko muri stock nta cyatuma ugira ubugingo bunezerewe gihari kuko umwana naza aruga ngo papa mama ngaburira ibyo kusenga no kuzura umwuka wera sibye rero ni byiza ko tumenya ko twarakijijwe rwose turahamagarwa ariko hari imigisha izanwa no guhambirana n'ibyo bintu hanyumva neza kozi w'Imana umva batanga bya bitambo tugane nko twagiye tubisobanura batamba ibitambo bitandukanye byo mu buryo bwinshi kugira ngo babashe kwakira amasezerano Emmanuel yarambajije ngo ariko se ko kubundi kuki byabasabye kugura kandi Imana yarahabahaye nagusobanure ko nakubwiye mvuga ngo yarabahaye ariko witwa sekuruza wabo Abrahamu aguraho gushyingura imakipera undi nawe arazajya Shekemu hahandi Abrahamu atanze igitambo nawe aragendagura yasambu y'abazima bakiriho mukozi w'Imana nshuti y'Imana ndagira ngo nkubwire ngo menye imbaraga z'igitambo menye imbaraga z'ituro menye imbaraga zo gukora menye imbaraga z'amasezerano menye imbaraga zo kwinjira mu isezerano ngira ngo mukanya tugiye kureba the impact of offerings in our life on our life mbese ni ingaruka ni inyungu z'igitambo mu buzima bwacu cyangwa se zituro mu buzima bwacu tutarahagira pastor aba bantu tuzamure dusobanurire Isaka Abrahamu yagiye i Shekemu mu gihugu cya Shekemu yubaka igicaniro aho kantu yubaka igicaniro ashyiraho n'igitambo aho yubatse igicaniro agashyiraho n'igitambo niho umwuzukuru we aje agenda
ibintu by'Imana irabiyobora ibintu by'Imana irabiyobora nibo ndakumva cyane kuko iby'Imana ndimo ndabisobanukira ayobora umuyoboro w'Imana uramuyobora hahandi hatambiwe hari ibintu twebwe tugomba gukora erega buri hari n'ibintu bakwiye kumenya ubu dusengera cyane cyane bari Burayi muri Canada no muri Amerika hari naho bisaba ko ugomba kugaruka niwanya aho ngaho umukozi w'Imana umukunda kuvuga mu kiganiro wa cyagifaru ntabwo uzi uko cyagiye kikajya aho bakimanitse Imana ikacyereka aho bakimanitse kugira ngo kibyare kigamanura ibintu urabona bwe ntimanuka ugiriye buriya abantu tumaze gusengera benshi ndashimira Imana ku muntu ugiye kuzina biriya bizadufasha kuko urumva deja hari ibicaniro ugomba gusenya siri plus kabone nubwo watanze ibitambo ariko saba Imana ugira ijambo uvuguruza uri iwanyu hariya gira ibintu uvuguruza uri muri Uganda wavuyemo gira ibintu uvuguruza uhagaze mu gihugu cy'u Rwanda gira ibintu uvuguruza uhagaze mu gihugu cy'u Burundi kabone nubwo watanze ibitambo ariko birakenewe urumva umuhungu we kandi umenye neza ko isezerano ntabwo ryari rihagaze kuri Isaka burundu isezerano kuri Isaka ni uburyo bw'umwuka muri Yesu ariko isezerano ku buryo bwo butaka ni kuri Isiraheli cyangwa Yakobo wongu niyo mpamvu arava ipadanamu kwa nyirarume akamanuka bondereje aho isekuru yashinze igicaniro akanagura aho tubisoma yaranaguze pastor kandi agura aho gushyingura undi wagura aho gutuza abazima ariko anagura aho bashize igitambo n'igicaniro yes ni ukuvuga ngo urubyaro rwawe ruzaheshwa umugisha nawe yego urimo urabyumva baguzaho gushyingura muri Kanani baguzaho gutura muri Kanani ntaho uri bugende kuko amagambo arakomeye urumva tumaze kwasobanura turabazamuye inyungu z'ituro mu buzima bw'umuntu pastor naho nashaka kugira ngo winjire bundi ikintu kita offerings cyangwa se igitambo ni igikorwa gishingiye mu kubaha Imana muri wowe kuvuga ngo ibi nabiburiya nibi mbiburira ariko ku Mana sinzabibura urimo urabyumva neza cyane mbese naragerageje mu mikorere yanjye ne mu mitekerereze ubu noneho hageze ko uko Imana noneho yamfasha kandi ni bya bintu nka bya bintu bavuga ngo utabikoze nta kibazo nta nubwo ari n'itegeko ariko nubikora bizaba umugisha aho rero harimo akantu abantu batumva neza urumva neza ikindi ugomba kumenya tugiye kureba the benefit inyungu of giving offering zo gutanga icyambere giving makes us feel happy abantu baranezerwa ukabaho kukumvura nezerewe kuko wafashe mu by'Imana ntubijyanye mu nzoga ntubijyanye mu bapfumu ahubwo uratanze umutima uti mpaye Imana nyirijuru n'isi kandi nyahaye mu byo yampaye buriya abenshi bagiye baza navuze ngo Kayini haranavuze atakora comment ariko ndaseka ko abantu ntago tuyinyumvire muri Bibiliya nabwo impamvu Imana itakira igitambo cya Kayini nuko yafashe ku byavumwe kandi arangije ajya gutwika ibishyimbo n'iki byose ntibikunda ubundi igitambo cyose cyagereranyaga na Kristo umwana w'intama w'Imana n'uyu munsi wa none y'ibikoze ubugaragaza agaciro ko kugira Kristo muri wowe urankurikiye neza n'iki Imana izakora ndashaka kwereka ibintu bikomeye muri ijambo ry'Imana icya kabiri mu nyungu y'igitambo n'igicaniro icyambere ni umunezero kumva unejejwe nuko Imana muri kabiri gikomeye kiduhereza ubuzima bwiza giving a good for hers ubuzima nta kurwara nta kurwaragurika nta bicurane nk'ibi nifite kugiye bigiye gukira nta kibazo iyi ni climat na za covid kandi twadukingiye covid deja iyi nkora uyu munsi zifite ukuntu iremereye n'amagripe kaduha ubuzima bwiza mu rugo batarwara nta farumasi zo mu rugo nta guhora kwa muganga ukajya kwa muganga ugiye gukora check up ngo urebe kumerewe ari ugasanga mu rugo hari ubuzima good health se kutabyumva ariko ubuzima abandi batinda mu bitaro akana serumu umugore serumu hari umuntu ugira imyaka 70 nta serumu iramujyamo nje bwa mbere mu buzima serumu yangiye ejo bundi kimwero cyashize ntabwo nabibwiye ko nagezeho kubera ko twari kwakoze cyane mu birucika intege bahita bashyiramo serumu nibwo kuva nakwitwaje mu myaka 57 nibwo nabonye serumu mu kuboko kwanjye
nayo kandi bitabirangira banengira ngo amacupa nk'atatu ko umubiri warabaye weak bitewe nuko twari twakoze cyane urabyibuka ko nayo ifite urugendo runaka furani. So rero iyo dutanze ibicaniro tugashyiraho igitambo bizana ubuzima bwiza mu mibereho. Giving is bitango giving is a good for health. Gutanga igicaniro igitambo ubuzima bwiza ku buzima bwacu. Cya gatatu bituma ibintu biraryoshye. Uzangurira agafanta kakara kitwa ka vitaro ko ngiye kubwira. Gutanga igicaniro bidufasha gutanga igitambo. Je ntabwo ndi kwituro witondaza kurivugaho ko there is a different of offerings nandi maturo yandi. So nukuvuga ngo icyo bitumarira bituma tugira connection muri society. Kitambo kiduhuza n'abantu, kiduhuza n'Imana, kiduhuza n'ibintu byacu. Helps social connection. Helps social connection. Elemande koya bidutandukanya na connection z'abapfumu n'abatindi n'abacakara n'abarozi n'abanyama ngarabaturwanyaga rikaduconnecta n'abantu bazima bafite akamaro batujyana ahantu bazima, kuko twabonye ko umuntu mwiza aguhuza n'abeza akujyana heza akeneye gukora ibintu byiza mu izina rya Yesu. Subwo ntiwishimye koko connection ituro utanga kiki bundi riguhuza n'Imana sore rikaguhuza n'abantu. Helps social connection. Hallelujah. Abakurikiye umwe bw'abera ministry igitambo cyo gikore connection n'abantu bazima ku buzima bwawe, gikore connection n'abashumba bazima n'abafite amavuta mazima, gitambo cyo kinjire mu izano rikwiriye. Ikindi dukwiye kureba kiravuga ngo icyo bita evoke cyangwa se iki gitambo dutanga gitumira ubumuntu ubugwaneza ngo no kwegera dusa n'Imana ku buryo abantu batubonaho ko twabohotse burundu. Noneho ikindi cya gatanu ni ijambo rikomeye cyane kiduha ubudahangarwa. Siko wabisubiyemo hari na souverinete ku bantu turi souverain, abana b'ubwoko bw'Imana bayikorera kuko waguhaye ituro ntago bamwibagirwa. Kiduha uburenganzira bwo kuba nta murozi nta mugome nta warwanye dosiye yawe nta aho komanze bisa nk'ari Imana hakomanze. Ibyo uvuze bisa nk'ari Imana bivuze. Nuvuga ngo twebwe tutunjira muri Kristo, Kristo akaba muri twe, Imana ikaza cyose turi bukenere turi bushake turi bukenere kandi turi bushake bizatugeza ku ntsinzi nyakuri. Nuvuga ngo biduhuza n'Imana direct. None ugasanga wa muntu afite wamugenga ubudahangarwa ubudasa icyubahiro gukundwa kwizerwa kudakenyuka kwinjira mu buzima kugera mu rwego rwo hejuru. Umuntu yakona ukabona wanajugunya nk'imboga aho ngaho ukabona zireze nta mpamvu, abantu bahibikana bafumbira uratera gusa Imana ikameza. Mbega dotaye zende nta kintu na kimwe kikubangamira. Shedeka solemine kikoze kiremera ukanze haremera aho kanze harakunda uvuganye biremera nta wica appointment kuko ufite mu budahangarwa bw'Imana muri wowe. Hariyo mpamvu abarozi batubuze manwe suko badahari nokuri around us barahari kandi rero turahari ariko kutugeraho byabananiye kuko nta mbaraga bafite. Dukingiwe n'ubushobozi hari ibyo twashyizemo kuko igitambo n'igicaniro wubatse gihagarara hagati y'ababisha nawe Imana igahagararaho. Ariyo mpamvu wavuze Eliya yategereje isaha kuko yabanje gusana igicaniro we ntago yese atamba kandi ntiyatambiye ku bicaniro. You know what genuine to so ndumva twenda gusoza ngira ngo bari kumbaza ikibazo cyane makivuga ngo uko rakimbwiye mu gihe utaracana kamera icyo cyita imbaraga z'igitambo. Imbaraga z'igitambo. So imbaraga z'igitambo gituma Imana igutegereza ikubikira n'ibiryo
yari yaragusezeranije. Ni ukuvuga ngo ujye umaze kugitamba bitera Imana kuba mu gihe urinje igutegereza cyangwa sirinda icyo yavuze ikanacyubaha. Noneho cya kabiri hari n'ikibitaravuze ariko we watuje akanwa ukeneye. Banza unyumve neza Manuel. Kabiri, igicaniro n'igitambo kituma ubasha kurindira icyo Imana yavuze, n'Imana ikarinda icyo yavuze kugira ngo izaguhuze nacyo. Kabiri, imbaraga z'igitambo ziguhesha icyo wavuze wifuza ku Mana, kabone nubwo kitari mu mugambi w'Imana ariko kiri mu byifuzo byawe, Imana ikakiguha kuri connect. Gatatu, imbaraga z'igitambo zigukuraho imyuka mibi yose n'akarande n'imivumo byakwirukagaho kikagihagarika ukinjira mu masezerano yawe. Icyakane, imbaraga z'igitambo zizana ubuzima muri wowe bituma utazakenyuka, utirereye abana, utirereye abuzukuru, ugataha ubukwe bw'umwana wawe, ugataha ubukwe bw'umwuzukuru, buryo bugeze ahantu heza cyane, habaho kurama, ugataha n'ubw'umwuzukuruza. Ayo ni amasezerano cyane. Izo ni imbaraga zo kubaho. Kandi ikindi bitekerezo umugisha tuvuga si uw'abasenga gusa, n'udasenga nawe hari ukundi kuntu abantu bakora. Nuvuga ngo za mbaraga bajyanaga hakurya iwanyu bajyanye hakurya bituma uzigaruka, ni imbaraga z'igitambo. Icyakane, icya gatanu, imbaraga z'igitambo zikuraho ibitambo byose byashyizweho n'abo utazi, n'abuzi, n'abo tugeze umenya. Kuko hariho n'utamba igitambo kugira ngo abarozi baguhitane, akabikora bishaka yabitekereje. Ariko Imana ishimwe, twe kumwe bw'abera turabasobanuriye, tuzakomeza muri kiganiro twerekane ni gute noneho bitandukanira he. Ese tithe cyangwa thais cyangwa se offerings bitandukanye, icyacumi n'ibindi n'ibitambo bitandukanye, tuzabisobanura bino bintu kugira ngo abantu bahe mujije bamenye neza urugendo Abisiraheli bagenze kurinda bageze imyaka 8 n'imbaraga byatwaye, n'ukuntu nabo batanze igitambo cy'ikiguzi ku butaka Imana yabasezeranije. Icyawura kirinduka kigura. Ndumva nashoje mu izina rya Yesu. Ejo ahubwo reka tuzaganire ku buryo ki Abisiraheli baguze nabo butaka, ko turi ku butaka. Ibyo bapfuye twabibonye ko aho gushyingura harari, ahubwo we yaguze isambu y'abazima. No tumenye asa Abisiraheli bose abuzukuru b'ubuvivi bwa Isiraheli bo hari icyo bakoze bageze kugira ngo binjire. Barakoze cyane ko bari mu butayu Imana bishije. Tuzavuga ibintu bigira. Urakoze cyane. Reka dusengere abantu. Uruweru Imana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, duhagaze imbere y'ubwiza bwawe, duhagaze dusenya bino bihome Mwami Imana, turi imbere dusengeye ubwoko bwawe bwari bwarazonzwe n'intambara, gahinda, marira, maganya, umuntu yibaza uko yasohoka mu kibazo, aho yaca naho yanyura n'icyo yakora bikaba byaramunaniye. Ariko decantere boni frobe dasa izi saha duhagaze mu butware bw'ijambo ry'Imana, isezerano ridashira ryo wasezerano gukunda bose, turakubita imbaraga mbi zose, turanduye ibitero byose by'abadayimoni, dusengeye ubwoko bwawe nyaguhora ku ngoma. Uwatinyaga wese atinyuke, n'igihe cyiza kwinjira heza, gukomereza heza, gufata heza. Ayo amaraso ya Kristo yongere yegera abahora ubwoko bwawe. Turagushimiye ko byumvize kandi ko bagiye kwinjira muri gakondo, kandi ko amarembo yabo ntashobora kongera kugarirwa bakimara kumvira ijambo no kubohoka no kumenya agaciro k'igitambo n'imbaraga z'igitambo ku Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bye bye.